Ngiye kuguha Noheli na Bonane muri buno buryo. Umwaka urarangiye, tugiye gutangira umwaka mushya wa 2026. 2025 Imana yaturinzemo byinshi, tugiye kusoza turi amahoro. Rero nanjye nifuje gutanga Noheli na Bonane muri promotion iteye kunguko ngiye kukubwira mu kanya. So ntujye kure naho mu kanya. Uraho neza, nkwakiriye kuri YouTube channel yacu ya Coach Nasi. Niba ari ubwa mbere uhageze, nguhaye karibu. Hano twigisha iby'iterambere muri business, ariko cyane cyane tukibanda kuri forex trading. Hanyuma abasanzwe bahari, abantu ba subscribinze kuri YouTube yanjye, tumaranye, ndavuga community yanjye, abantu banje, ndabashimiye. Tumaranye harabo tumaranye imyaka 10. Ubundi no muri anniversaire yi YouTube channel imaze imyaka 10, tangiye mu 2015. So ndashima Imana urugendo twagenze byagenze neza, yakuze buhoro buhoro bitewe na content nshiraho, ariko ndashima Imana ku rugendo twagize, kandi nshimira buri muntu wese subscribinze. Arabo njya mbona tumaranye imyaka 5, tumaranye igihe kirekire. Rero ndabashimiye cyane, Imana ibaho umugisha. Hanyuma ni buri mushya nawe tuguhaye kaze kuri community yacu. Nari mbabwiye nti hari promotion nshaka gutanga, mu buryo bwo gutanga Noheli, mu buryo bwo gutanga Bonane. Hari promotion nifuza gutanga, kandi nizere ko mbaye wa mbere kwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Uzakubera umwaka w'umugisha, uzakubera umwaka wo gukunda Imana cyane, uzakubera umwaka wo kuyikiranukira, uzakubera umwaka wo gutera imbere mu buryo bwose. So promotion nifuza kubaha iteye kunguku, ndayikorera abantu ushaka kwikorera cyane n'abantu bafite ubushobozi buke. Ubwo ku muntu ufite ubushobozi usabiye umugisha, icyo kintu numva naguha. Umuntu ufite ubushobozi ahubwo nawe ufashe abatagize icyo bashoboye, ntujye Noheli wenyene, ntujye Bonane wenyene, ubwire icyo ufasha bagenzi bawe batafite icyo bashoboye. Rero nifuje gutanga promotion kuri programme ndi gusobanurira mu kanya. Iyi programme yishyurwaga 100,000, niyo yonyene yo gutangaho promotion, ko izindi ngira ngo zifatwa n'abantu bafite ubushobozi. Simvuze ko abatanga 100,000 badafite ubushobozi, ari bose badafite ubushobozi, ariko hari abantu nzi ko bishoboka cyane ko ubushobozi bafite bari bukeye. So nikoreye abo bantu kuri iyo programme yo 100,000. Ku bantu bari mu Rwanda bafite ubushobozi, urishyura 50,000. Ni promotion dusigaje iminsi 14 kugira ngo ukwezi kurangire. Ni promotion igiye kumara ibyumweru 2 byonyene. Ibyumweru 2 irabifunze, irabihagaze. Umuntu rero ino video umenye ko ni promotion y'ibyumweru 2. Azazumbwira ngo twabonye programme yawe 50,000 nyuma y'amezi angahe. Oya, ni promotion irumare ibyumweru 2 byonyene. Wishyura ku 50,000, wishyura kuri nimero uri kubona, baza kubonaho nkengurutse Eric. Wishyure kuri iyo nimero, noneho ikintu ukora programme ndaje nyisobanure wumva ariyo, ntuze kumbaza ariyo kandi namaze kuyivuga hano. We numara kwishyura uranyereka SMS yuko wishyuye, ubundi nguhe access utangire wige. Ikindi nk'ibyibuka, ntukore ikosa ryo kwishyura niba utiteguye kwiga koko. Amafaranga yawe yapfushije ubusa. Niba udafite gahunda ifatika yo kwiga, utari ready, ubyihoreye. Shaka ba bantu badafite ubushobozi byagoye, bifuza nyene bakeneye promotion nk'iyi ngiyi. Wishyure, numara kwishyura uhite unyereka SMS kuri WhatsApp, noneho nguhe access ku video. Ari abandi nuko nabivuze muri video y'ubushize, abandi ni abantu bari Burundi. Promotion ni y'abantu bari Burundi, bari mu gihugu cy'u Burundi bariyo. Abandi Abarundi bari mu bindi bihugu, oya ntabwo promotion bareba. Abari Burundi nabo ko muzishyura 100,000 y'amafaranga y'u Burundi. 100,000 y'amafaranga y'u Burundi ashobora kuba atarigeze no mu 20 y'amafaranga y'u Rwanda. Mwebwe uri Burundi wemerewe kwishyura ibyo 100,000 by'amafaranga y'u Burundi. Ariko niba uri umurundi utuye mu kindi gihugu, oya ntabwo wemerewe iyo promotion. Impamvu iyo promotion nyahaye abarundi bari i Burundi nuko nzi situation yaho ko
itameze neza ugereranyije no mu bindi bihugu. Yego, so nawe ushaka kwishura iyo promotion, nawe ntuvunike umbaza cyane, wandike wohereze message kuri iyo nimero uri kubona kuri iyo screen, ushiraho n'izina ry'uwo muntu, wohereze wishure kuri iyo nimero, noneho wewe unyandikire wamaze kwishura unyereka SMS. Reka noneho basobanuriye programme ukuntu imeze. Iyi programme ukuntu imeze iteye ukunguku, ndavuga iyo programme nyene mu ishugu usanzwe yishuga 100 y'amanyarwanda, ni wigisha no ma video nashize kuri website. Iyo website uri kubona House Church College, hari ama video amasomo ngira ngo urabona ukuntu abapanze. Donc uri nguha access, iyo wishuye mpita nguha access kuri iyo website ukiga, uriyigisha uhereye ku video ziri kuri iyo website zishobora kuba zirenga muri 20, ariko hari video za mbere z'ingenzi 9 za mbere z'ingenzi, izindi ni zira advanced ariko ni bike byo kunganira kugira ngo ugire strategy yuzuye. So guhera kuri video ya mbere kwiza kuri video ya 4 mba navuzemo introduction kuri forex, mvugamo amaterme yose, mbese bigufasha kumenya forex icyo ari cyo, bigufasha kumenya ese forex yangeza kubiki, noneho bikagufasha no kumenya amaterme akoreshwa muri forex ku buryo nutangira technical analysis bizakorohera. Noneho nkashiramo naga price action gakeya, ama candlestick akora icyo ari cyo, ama candlestick yerekana uko isoko rigiye guhindukira, n'ama chart patterns byose mbishiramo. Ni video enye za mbere, ni nka introduction, ariko nanone introduction yimbitse iguha ituma usobanukirwa neza forex n'icyo forex ishobora kukugezaho. Noneho ko n'ama video ane ya mbere. Video ya gatanu twigamo market structure. Iyo wishuye bitangushira muri groupe ya mbere level 1. Muri House Church College tugira levels zigeze muri 5. Level ya mbere wigamo market structure, wigamo uburyo bakora market structure. Aho ngaho harimo umukoci, ntabwo ari jewe, ni umukoci dukorana, niwe ubaha assignment, abaha imikoro kugira ngo ibyo wize kuri website ugende witesting kuri uwo mukoro urebe niba koko wabimenye wabishoboye. Iyo utsinze ahita guha uburenganzira bwo kujya kuri level ya 2 aho wiga break of structure na change of character. Nabwo abarimo akaguha umukoro wawutsinda ukazamuka kuri level ya 3. Mbese iyo utsinzwe uguma aho ngaho. Mu by'ukuri ntabwo tushira itegeko, ntabwo wavamo ushatse, uretse ko n'ubundi groupe ziba zifunze ntabwo apfa kujyamo twagwaye uburenganzira. Donc nibwo buryo twabashiriyeho kugira ngo tubafashe mugende muzamuka ibintu wabyumvise. So tuguha access kuri website ukiyigisha, ariko tugasuzuma ubumenyi bwawe muri izo groupe, izo levels zitandukanye. Donc nibwo buryo twashize kugira ngo tubafashe mwige neza. So iyo utsinze level ya 2 ujya kuri level ya 3 aho wiga top analysis, ukiga entry, ukiga donc uburyo ki winjira mu isoko. Iyo ni level ya 3. Aho naho ibyo bimeze bimenye neza uhita ujya kuri level ya 4 utangira demo. Donc izo level 3 waziga mu gihe gito gishoboka rwose. Igihe gito gishoboka wowe ushatse uhisemo bitewe. Abantu benshi bajya bambaza ese ngo nabimenya mu gihe kingana gute? Hari ababimenya mu cyumweru kimwe, hari barangiza izo levels mu cyumweru kimwe rwose, hari ababishobora mu byumweru 2, hari n'utinda ukwezi amezi 2 atarahaba bitewe nuko wenda tabiha umwanya uhagije. Ariko iyo bihaye umwanya izo levels kuzitambukaho ntabwo bikwiye gutinza, bikwiye kwihuta, kuko ufite umuntu gukosora hafi buri munsi. Akora kuva ku wa mbere kugeza ku wa 5, guhera saa 11 kugeza saa 2 z'ijoro. Andi masaha groupe ibifunze kugira ngo turinde akavuyo. Groupe zifungurwa ayo masaha saa 11 kugeza saa 2 z'ijoro, agatanga assignment mugakora kugira ngo noneho mwipime murebe niba mushobora murebe niba mwabimenye. So kuba ufite support imeze gutyo, mu by'ukuri ukatinda kubimenya, mu by'ukuri niwe uba wizize. So uwo kuri izo levels ko ari 3 byo ntabwo ukwiye kuzitindaho, kubera ko nkuko nabivuze, niba ufite umwete wo kwiga ntabwo ukwiye kubitindaho. Ntabwo ari ahantu ho gutinda, kuko baragukosora wabona utabimenye neza ugasubiramo. Harimo na video nashizemo ya correction ibakosora, nta kintu utabakoreye vraiment.
kuri buri level nagiye nshiraho video ya correction video kugira ngo mugende munikosora. So urumva izo levels eshatu iyo zirangije uhita ujya kuri demo yo gusaba ko uyimaraho byibuze ukwezi kose. Mu kwezi mba niteze ko mu kwezi wakoze amakosa yose ashoboka, amayerere yose ashoboka, mbese ni kugira ngo umenyere isoko uburyo rikora. Mu video akurikira haba harimo twigisha liquidity zone, mbese umusanzu nigisha SMC, nigisha smart money concept. Video zirenga ziri hejuru ya y'icenda ni video ziri advanced zigufasha kumenya neza SMC kaba yuzuye. So urumva uba ufite ibyangombwa byose byatuma utangira demo, ufite ubumenyi buhagije, ahubwo noneho ugiye kubishyira mu bikorwa, noneho practicinga ureba ukora amayerere wibesha, abashaka kunguka myinshi bagakoramo amayerere. So kuri iyo level ya 4 aho tumenyera ko wabimenye, gendeye ibintu bibiri, ndeba niba iyo account, niba nguhaye account 20 n'urugero, ndeba niba wungutse. Nubwo wakunguka 100, nubwo wakunguka amadolari 1000, cyambere nuko mbona ko wungutse. Cyo ni ikintu cyambere usaba kugira ngo passinge iyo demo account, donc ngufate ko wapasinze. Cya kabiri ndeba n'uburyo wacuruje, ushobora kunguka kandi waragamborinze. Iyo nsanze waracuruje nta risk management irimo, ugira inama yuko fata byibuze ibindi byumweru 2 ugacuruza ufite discipline. Iyo aho ngaho level ya 4 irangije, ndavuga ya demo, nibwo noneho ushobora gutangira gupasinga ama challenge, cyangwa ukajya kuri iriya account ngusaba ko wafata amadolari 100 byibuze makeya, amadolari 150, kugira ngo witoze gucuruza amafaranga afatika. So waba ushatse guhita ujya kuri gupasinga challenge, si ngombwa kujya kuri iriya account kuko zose ni challenge. Ushobora kwishura amadolari 32, amadolari 60, ugafata account ihuye n'ubushobozi ufite, ugatangira gupasinga challenge, kuko n'urundi rwego rw'ubumenyi ubugiyeho bigufasha gukomeza kwiga. So nkuko nabivuze nsoza, program yacu ni iyo ngiyo, nuko tubigenza, nuko dukora. So iyi nsoza nuko ngusabe niba mu by'ukuri utiteguye kwiga, atari ibintu waha umwanya, ntiwishure ko amafaranga uraba yapfushije ubusa. Ariko niba wumva uri ready, ushaka gukora, ushaka kwiga, ukaba warabuze opportunity, warabuze amafaranga ngo wishyurire rimwe, niyo mahirwe. Ni ibyumweru 2 gusa. Muri ibyumweru 2 nuba wishyuye, muri ibi byumweru 2 nuba wamaze kwishura, wonyereke SMS ubundi utangire wige. Niyo mpano numva nifuje guha abantu wenda badafite ubushobozi buhagije, kuko ngira ngo nibo babikeneye cyane. Reka rero nsoze nanone nongera kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Yesu akurinde uyu mwaka usoze neza, kandi uzatangira undi mwaka neza. Usoze ukiranuka, usoze mu biganza bya Kristo, usoze wisunga Kristo. Rwose iyi minsi mikuru ye kuba opportunity yo kujandika mu byaha, umwaka usoze mu biganza by'Imana, uri hafi y'Imana, n'undi uzawutangire uri hafi y'Imana. Nibwo buryo, niryo banga ryo kubaho, niryo banga ry'ubuzima, kuko iyo uri hafi y'Imana, iyo wisunga, iyo yikiranukira, irakurinda ikakurindira n'abawe. So reka nsoze, Imana ibagirire neza, ubwo na video butaha. Ciao ciao.